Tubahaye ikaze inshuti mukurikiye Kirehe TV show aho mwaba muherereye hose mu mpande zose z'igihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru ndetse n'amajyepfo mu mpande zitandukanye z'isi abari Europe abari Afrika abari Aziya ndetse n'abari Amerika bose bumva ikinyarwanda tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Kirehe TV show. Nge ugiye kubagezaho iyi nkuru ndi Jado Penova. Inkuru tugiye kubagezaho ni inkuru ivuga ko abafite ibirori mu ngo bagomba kubanza kumenyesha ubuyobozi. Ni inkuru yatangajwe na Minisitiri Habimana ubwo bari basoje igikorwa cy'umuganda kuwa 25 z'ukwa karindwi 2026. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yibukije abaturage ko abifuza gutegura ibirori mu ngo zabo bakwiye kujya begera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo bubafashe kubitegura neza no kugenzura niba ibiri butangwe muri ibyo birori byujuje ubuziranenge. Ibi yabigarutseho kuwa 25 Nyakanga 2026 ubwo yifatanyaga n'abaturage bo mu karere ka Kamonyi mu muganda rusange wabereye mu murenge wa Ngamba. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yabwiye abaturage ko umuntu wese ushaka gutegura ibirori runaka cyangwa akaba ateganya kwakira abantu ko akwiriye kuzajya abimenyesha ubuyobozi bw'ibanze. Yagize ati umuntu wese ushaka gutegura ibirori runaka uteganya kwakira abantu ushaka gutegura amafunguro cyangwa se gutunganyiriza ibyo kunywa mu rugo akwiriye kuzajya abanza kureba ubuyobozi akababwira kugira ngo baze bamurebere bamenye ko azi ibigomba kubahirizwa hanyuma abikore neza noneho niyakira abantu ntihagire ikibazo kiza kubabaho. Yakomeje abwira abaturage ko bakwiriye gutekereza ko kubanza kubwira umuyobozi ko bagiye gutegura ibirori ntaho bihuriye no kubabuza kubikora, ahubwo ko ari ukugira ngo bigende neza kubera ko uzajya abikora atabimenyesheje ubuyobozi abaturage bakagira ikibazo azajya yirengera ingaruka zabyo. Aho yagize ati igihe ubikoze cyangwa se igihe ubikoze utamenyesheje ubuyobozi ngo barebe ko wujuje amabwiriza bikagira ingaruka ku baturage, icyo gihe urabyirengera. Ku ruhande rw'abantu benga imitobe n'inzoga bagamije kuzicuruza, yababwiye ko bakwiriye kujya bubahiriza amategeko agenga abacuruza ndetse n'agenga inganda. Aho yagize ati agomba kuba afite ibyangombwa by'uko ibintu acuruza byujuje ubuziranenge. Minisitiri Habimana yibukije urubyiruko ko rukwiye kwirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge kuko zibagiraho ingaruka mbi. Aho yagize ati ubuzima bwawe bufite agaciro, ntabwo ugomba kwemera kubwangiza kubera kwihata inzoga n'ibiyobyabwenge kuko bikwangiza ubuzima bigatuma udatekereza neza ku buryo nta kintu wakwigezaho. Mu ntangiriro za Nyakanga, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko mu mezi 6
ashize kugeza muri Kamena 2026 abantu 44 bamaze kwicwa n'inzoga zitujuje ubuziranenge usanga zikorerwa mu ngo cyane cyane. Nshuti bakunze mukurikiye Kirehe TV show, rero ni hano inkuru yarangiriye. Ubwo murumva ko ingamba zabaye ingamba, murasabwa rero kubahiriza izi ngamba zafashwe kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu bw'Abanyarwanda. Turabashimiye cyane cyane rero kuba mwabanye natwe. Ikiganiro cyo nakagaruka, kora subscribe, ukore share kuri Kirehe TV show kugira ngo inkuru tukiyishyiraho